Wiriwe utese? Niriwe neza bite se Ese ko mbona uri kuzuba? Nari ngutegereje twavuganye ubwira ko uje nyine nagaze sibyo ko atari byinshi. Bite se ko mbona unaniwe uvuye kuri guest house kuri garage cyangwa kuri supermarket? Ya sheri ni nk'ibyo ngibyo nyine. Mu gitondo nagize nyambona umukozi wanjye wo kuri garage barampamagara. Arambwira ngo ari ibibazo byavutse we n'umukiriya. So urebye nibyo nari nagiye gukemura. Birumvikana ariko byakemutse. Ya byakemutse ariko nyine ntago biba byoroshye. Okay, nziza none. Shara. Nizere ko ariko nta kunyurambirwa. Ko gahunda mba nyibuka sibyo? Yego. Kunyihanganira biza akazi kambere. Nta kibazo shari ndabizi. Numva rero wazana ya agenda cyangwa se hamwe twanditse nyine babanye. Ndeni tutangire turebe. Wahise ukabanza ukaruhuka reka mbanze ngo akantu ko kunywa then turabikora. Okay, thank you. Sheri none se ufite umwanya muto ko ushaka ko naje ndavuga vuba. Ya wayizana tukareba aho bigeze ndeni tukagira n'ibyo discuss. Okay, kameza. Nandike cyangwa urandika? Yawe nakwandika nta kibazo. Ya numva twahera harya wari wambwiye iwanyu niba hazaturuka abantu bangana iki. Kuko biba byiza kuvuga n'umubare kugira ngo urabizi sale iki intebe zibaze. Okay. Mu rugo twari twavuze ko hazaturuka abantu 100. Ubwo nabandi nyine nabazaza baje umunsi mu bwo kwatajyaza abantu batumiwe gusa ariko numva ko 100 ari benshi. Si iriya sale wambwiye tuzaporopoza yego hajyamo abantu benshi ariko se gusa iwanyu ni hazi 100 iwacu hazaza banga. Anyway ni ukumvikana sibyo? 100 sogo ni je ndumva twagira kibuze 80 sibyo? Urabyumva ute? So 80 wowe erega harimo umenya ko harimo famille n'inshuti zindi zisanzwe. Kugira mu ijana bazajya mu bintu kuri. Okay, nta kibazo ubwo nanjye ariko genda umva 100 batazagera ni 80 85 gutyo. Ntacyo tuzabireba ibyo abantu bapanga nta nubwo ari byo bishobora gusanga finally nyine wenda nabo ngabo. Nose bose wari wabanditse se? Hari abo ntarandika ariko ndabandika. Okay. So ndumva twaganira rero ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru kandi tuyumvikane sibyo sheri? Cyane cyane ko twumvikana byose bisobanutse. Nyine ni bijyanye n'ivangamutungo. Wowe urambwira tuzakurikiza iyihe
nanjye ndakubwira uko mbyumva. Ibyo ni ibintu nabyo twirirwa dutinda ngewe ndumva tuzasinya ivangamutungo risesuye. Ya ku ruhande rwawe ndabyumva ariko njye numvaga twagira ivangamutungo muhahano. Ngo Yes. Ashira se ko mbikubwiye ugahita uhinduka. none se kubera iki? Oya nyine urumva none se nimba ibintu byose ari njye ubizana ari njye ufite imari zose gusa urumva twavanga umugore wawe shiri none se ntabwo kuvanga ivangamutungo risesuye nzaba ndi umugore wawe. Sheri ntushake kunyumva nabi sibyo ndabyumva pe umugore wanjye kandi ndagukunda ariko rero twakora muhahano kubera ko urumva nimba nta kintu uzanye se muhahano urumva bijyanye n'ibyo wizeye nzageraho ngushakire amamashini we wakora business ya tuzamuke urumva atari byo. Oya njyewe rwose ndumva nta mpamvu yo kudasinya ivangamutungo risesuye kubera ko nimba nta kintu mfite ntabwo ari ukuvuga ngo ni amakosa yanjye ariko abantu bakundana nk'uko umva hani wishaka kuyigira big deal sibyo wenda umbwire ngo we n'umwanya ubitekerezeho. Shiri ntabwo ari uko ngiye shatse kuvuga ntabwo ari uko shatse none se n'ubwa mbere bumvisha abantu bavanze ivangamutungo muhahano. Ariko abantu bagiye kubana bagiye kuvanga ibintu byose bagiye kuvanga amaraso nicyo kintu. Yes ariko nawe reba nawe ibintu byose iyi nzu n'iki. Yeah it's me. Kuba ngiye gufata uwo mwanzuro ntabwo bivuze ko ngiye kukwanga. Umugore wanjye ugiye kuba umugore wanjye ugiye kuba mama w'abana banjye tuzabyara twebwe. Okay reka ndaza kubitekerezaho nshobora kuba nyine ntari kubyakira ubu ngubu. Take your time uraza kumwe kandi ntugire ngo mbikubwiye no harimo urwango cyangwa iki cyangwa ari byo nguhishe. No excuse me sibyo shiri kandi nturakara. Ndaza kubitekerezaho shiri ndumva nyine birantunguye kuko ntabwo ari byo nari niteze. Ndaza no kuganira no mu rugo nyine naho mbabwira uko byagenze ko njye ntabwo ibyo bintu ari byo nari niteze ariko turaza gukomeza. Yeah it's fine biraza gukemuka sibyo. Ego munaniro. Gukorora. Kananirwa se sha. Vuye mu kazi kose wananiwe. Nananiwe. Cyane nananiwe pe. Twakoze akazi kenshi. Ese ntabwo wabyumva. Mba mama Keri. Shaka uko yakwishyira amazi muri dushe mama. Ariwe. Ushyira amazi muri dushe se? Abo bakunanije wagiye bakayagushyiriramo? Wasubiye muri izo ndaya zakunanije zikayagushyiramo amazi muri dushe? Ndaya zaje mu byo mvuze ngo se n'indaya. Kozire akazi. Amagambo mvuze. Ceceka barakuzi. Kuki? Barakuzi twakumvisha. Ukoze akazi kose nyine. Mama Keri ugeze naho njye umfatisha umfata ku muntu ndi kuvuga njye. Ukoze akazi kose. Mama Keri uzi kutarambona njye. Hagiye mu ndaya se zikagushyuririza amazi. Zikaguha nashyushya. Njye uramfata ku muntu. Ndi kuvuga umugabo wawe. Uramfata ku muntu wanjye. Ya muri izo ndaya nyine zawe. Zigushyuririza amazi. Umugabo wawe njyewe ukamfata ku muntu.
yakwicanye cyo kamfata nta n'isoni nyicaze ngaho nyicaze ngaho nyica n'isoni cyo kamfata ku muntu n'ubundi nyica nyicaze ushaka unyice isoni je ukamfata ku muntu wanjye nyica n'ubundi wanyamaswa we nyica n'ubundi wanyishe iyo mbimenya se ari kubana nawe nyamaswa gusa n'undi munsi ngira ngo urabibonye kandi nyamaswa kuntinyuka jewe n'ubundi ntacyo utakoze ntushaka undangize nyica umvaneho ku isi n'ubundi ntacyo ushigaje wandangije nibyo mwaye nkajya kundeka bavuze ko ngo bazajya babakora njye nakwereka ushigaje ikizi nigeze oranshinze abagore kuva kangaho mbonye abagore njye wenda kubwira ngo twavuye gukora akazi dutaha tunaniwe tuhereza amazi warangiza ngo nisubire ngo mu ndaya ngo gasopo n'undi munsi ushaka unyica wongera umubite toka shetani naho ubundi mazi uzaza ndi kwinywera agacupa ntabwo mba ngaheruka ya jire nari umukumbe warabuze niba ari business zaguheranye wa mugabo wese ntubizi ahubwo se mbere ya byose utambwira ngo upfundurire oya buriya unzaniye amazi niyo yangwa neza iki ntabwo urasoma byera umuntu wabaye umugabo wenda kwibaruka ejo ntimuzaba mufite umupeti ya kubera kwirinda izo stress naraziretse inzoga bibaye byiza nyine mbonye n'amazi nayanywa nta twajire nta mazi dutanga ariko ari akandi ushaka nakagutumiriza umwana hano amazi ndaza no kuyanywa ariko ntabwo ari ngombwa cya mbere yari uko nkubona nanjye sinaherukaga oya byo nta na communication nimba wari hanze se nari maze iminsi ndi muri Kenya Mombasa ariko ibicuruzwa byari kugenda bigomba kubera umugore wanjye aratwite ndi kumwitaho bikaba ngombwa ko ngaruka hano mu rugo bimwe abandi babikora kuko ntahari nyine bakabikora nabi usanga birumvikana nyine nibwo bugabo mugabo no kwihangana nta kundi nyine no kubifatanya byose urumva na madamu nimba atwite yakagombye kuba agufasha ariko urumva arananiwe cyane kuko rimwe ndabura nkasanga byapfapfanye ariko nta kibazo bizagenda biza wowe se ngo iki noneho yewe ibyanjye byo byanjye ni ibibazo gusa sibyo ko natwe turi gupanga da kubaha muzumva tubabwiye ubukwe kabisa nitegure iyi ngwaga se icyaka ihunge wenda nicyo gihe nazafata akabyeri pe oya ariko unibwe ko uzaba mu bantu bagira ugomba kuzasinyira ku njye urumva ntabwo bishoboka gusa nyine hari akabazo kaje kuvuka bijyanye n'ivangamutungo madame ari kumbera ibanga rwose kutese kandi urumva nyine mwese arashaka irihe wowe ugashaka irihe njye ndashaka ivangamutungo muhahane wagashaka ngo risesuye rero na n'ubu ntabwo urabona gicibwa namubwiye namuhaye umwanya azabitekerezeho bikumbwira wowe urashaka muhano wowe urashaka risesuye yes nese undi wowe wakemera risesuye ibyo bitwaye cyane jere namwe mukomeza umutwe manzi wagiye ureka ibyo bintu wagiye ureka ibyo bintu risesuye se gute yazanye iki yazanye iki
ariko tumva utakabikomeje kuko nanjye na Isimbi tubanye neza kandi n'ibyo twasezeranye nta n'ikibazo kirimo. Ni byiza nyine ubwo wowe birumvikana uhagaze neza ariko nawe ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka cyangwa abagore ntabwo bazi ji Isimbi isaro ryanjye niyizi ntabwo yabikora kandi byaranarangiye twarabyaye tugiye hafi no kubyara twese nuko bitangira tuvuga isaro ryanjye iki ryanjye ariko iyo bageze kuri iriya gahunda ivanga n'utuntu my friend uzaba umbwira mubeshe se njyewe ntabwo ushobora kubyemera kuko ibintu byose ni njye wabizanye reba iriya garage reba za alimentation reba iriya guest house ni iki yigeze azana uretse umutwe we nese kuki utamwizera nyine wumve ko ibyo bintu yanaza mukanabimanaginga neza mukagera ku bindi byisumbuyeho ariko manzi ubanza utaramenya iby'abagore abagore ntabwo badukunda abagore araza nyine mwamara gukundana akabanza mukamarana igihe hari nabwo agucisha mu ijisho wiranga reba imitungo yawe n'iki ari kugenda kwiga ntose ugira ngo hari izindi mpuwe se irisesuye ariko si ibyo bintu nk'ubu wowe kuye urumve nturaba umugabo ngo ushake umugore nyine umenye ngo bigenda nk'ibyo bintu baba bikwiye yego nimba nkunda koko kuki se yanga muhahana ariko nawe niba umwizera wakamera isesuye sawa reka ibyo ngibyo tubireke ubwo ntegereje ko ambwira tubamo igisubizo ubundi tugafata umwanzuro ukanababwira ariko ko ufite ubwoba nk'aho byigeze kukuba wa mugani n'ubundi nubwo twahuye turi inshuti tugahura no muri bizinesi gutyo tukaba inshuti ntabwo namenya aho waciye wasanga byaranakubayeho mbere hose wenda byaba no ku nshuti zanjye reka abagabo turaganira uza abagabo basariye iyo ngiyo mu tubari barataye umutwe kubera abagore kubera icyo kibazo cy'ivangamutungo singushije amakenga ushobora kuba byarakubaye igihe ntazi ubwo nzaperereza mbanze mbimenye se mama ke bon ndashaka ngo negure ka gashati njyana urebe na twa dukweto tumanagurire kuko ngiye guhura na ba bacuruzi i Nairobi ndatekereza ko kandi indege ishobora kuba igiye kunsiga ubwo rero ushatse wangirira vuba kugira ngo ndebe ko nagenda ubundi aho ngaho arumva ese ubwo ninde ubwira umva rero mwiyame mbese nkubwiye ngo n'ikindi gihe ntukanume ntabwo wambyaye ibyo utuma uwo wabyaye iki ufite keza ry'umutuma ako se kuba nje nkakubwira ngo nshakire ishati nambare njye guhura n'aba business men nakubwiye ngo ufite mu mutwe humva cyangwa ubwo rutwe bararumenye jya utuma keza n'ikindi gihe ntuzongere kumva nyine njye ndashaka kumenya ni iki cyabaye hano ku buryo umbwira ayo magambo yose ndumva wumva ariko ntuzongere kuntuma n'ikindi gihe niko mama ke niwe uri kumbwira gutyo urumva ari nde wundi ayo magambo ari kuva mu kanwa kawe ukayambwira njyewe urumva ari kuva kwande urashaka urabwira ariko kagwe mu mwobo cyangwa ubwikuzimu kuki uvuze ngo iki kagwe mu mwobo cyangwa ubwikuzimu ntabwo wumva ako mama ke ubu aka kanya urabona umugabo wawe utangiye kumufata nka zeru ubundi zeru imbere yawe njyewe zeru irakomeye zeru numva ari ikintu kinahanitse cyane zeru ni nini hanyuma gwe ndi iki uri mayinazi nta n'isoni wowe urambaza ngo nabaye iki ubusura urucuku urinze utashyira urucuku uva hese urumva uvuye ahantu hazima se si abagore uba urimo nta n'isoni warangiza ngo biki
ubuse nisangahe ibisaha nahiye hari n'umundi munota n'umwe ndegejeho igihe natahiraga n'umunota n'umwe ndegejeho kugira ngo umbwire amagambo angana gutyo umurengejeho watahaga se sangahe ubu si saa 3 za nijoro none se sizo nahiye kandi naka kangiye guhita mfata indege cyo muri Nairobi ndagiye ngaruke ngo mushakira amashati ngo ujye mu ndege jya guhura n'izo habara zawe nurangiza ahubwo ningiye gusubiza gutyo none se hari uruhetse ushaka urabwira koko kagwe mu ruzi kagwe muri nuzi ugize ngo kagwe mu ruzi ugize ngo Munda kagwe nta matwi se ufite niko aka kanya utangiye kunzengereza gutyo muzengereza gute utangiye kunzengereza gutyo wowe papa ke mubwize ukuri wowe iyo menya ko ari ukuteye ntago mba narabanye nawe nanjye iyo menya ko ari ukumeza sinari no kukurongora reka urabona ugasuzugura kose usigara urumva utangiye kubona se ndimubira aka kanya utangiye kunsuzugura bigezaho nawe mbwira urumva utangiye kubona ndi mubi nuba harandongo yego uba aka kanya tuvugana nkubye na 0 ngewe nabikubwiye uri munsi ya 0 ndakugaburira uratoshye umva rero nkubwire udahari narya ntanywa nabona buri kimwe mfite amashuri yanjye mfite A0 yanjye mbese niyo A0 yanjye we mfite university yanjye niyo wishingikirijeho akuribuka ko ari ryo wayikuriye urabyibuka neza ukandihire ntuzongere kuyindihirira jya kurihirira nabo bandi bagukeneye ayo niyo magambo mbwiye genda ayo niyo magambo mbwiye genda nyine nekwihiye wandihiye se wandihiriraga abandi utarababonye iyo ndeka kundihirira se ukabarihirira n'isoni uranyura ngo warandi wamaze Manzi ni karibu. Salama Jire. Salama. Bitese. Sawa ni sawa. Ndabona akazi. Tego mbono utarwiyambitse bimeze. Bazo ndabona nawe ariko akazi uri kugakora. Ya no munsi nakoreye mu rugo nabonye bitari ngombwa kujya iriya. Okay. Amahoro se? Nta mahoro nayo. Kada. Ya ntacyo ngwino tuganire umbwire. Reka nze irakomeye. Jire, kombona ufite uvuze se ubu urambonera umwanya tuganire. Oya, urumva nakuburira umwanya koko. Ibingibi ntago byihutirwa cyane niko mbashaka kubikora kugira ngo bibe biri stand by. Ko byagenze gute se? Ibibazo ni ibibazo. Mwana abakobwa n'abashenzi n'abarezi. None se washwanye na kopine wawe se cyane? Isimbuza ibintu yankoze. Ashobora kuba yanyunze. Ese byagenze gute mbwira nyine nguko bimeze. Nyine mani Simbi yaje nyine ndi maze koga nambaye isengeri nyenyeso. Urumva? Aje duhita dukwitanira ku muryango urabiza abantu bamenyeranye ntago yerwa komanga. Dukwitaniye ku muryango w'icyumba rero ashaka kwinjira. Ndamugane wikinjira harimo ntabwo ibintu bimeze neza, harimo akajagari turi nasize mbisasuye na ibishuka biranasa nabi sindongera kubimesa. Umukobwa wawe arampirika nyine yinjira ku ngufu. Noneho kubera ukuntu ibi nari mfitemo impano yamaye naragiye iyo ndyamye nyine mba ndyamanye nayo nyine nishimye.
mvuga ni umukunzi wanjye koko ubwo yayibonye iyo mpano nyine kuko nari nayitwikire na cya bedi kava nayitwikire gutya nyine wagira ngo harimo umuntu kugira ngo wagira ngo ni umuntu wagira ngo ni umuntu nyine akibibona ngo nkabikeka ngo abahungu b'iki gihe ngo n'ubundi ngo muratunaniye atayikubita aragenda none mani yahise azamuka direct atanakubajije mbese sinzi ikintu ndi gukora oya none se mbwira phone yanze kuyifata namutumyeho n'umuntu yanze nabuze uko mbigenza pe yahise yikubita aragenda nose yaketse ko ari umuntu uryamyemo ari umukobwa cyane nanjye ntabwo mbizi mana urukumbaza byinshi nanjye ntabwo mbizi simbi ko nuko ateye bwa bundi se kucyo ko numva banguka simbi yambabaje wenda sinzi byaketse baketse ko ari umukobwa uryamyemo ariko yajyanye n'umujinya kose agomba kubikeka nyine nimba wari washyize ku musego nanjye ubwanjye rega nabikeka ariko urumva abakobwa nyine biba byoroshye guhita akeka ko ari umukobwa wazanyemo urumva nese manije bungire njye nahamagaye yanze kwita umva rero ikintu nakubwira cya mbere cyo ni ugutuza muri wowe kwaza nuze gute kandi se ndi kumubura umva se sinamushaka ko nkubwira natuje ubundi ikintu ugomba gukora banza utuze muri wowe wibigira big deal ugire ngo ni ibikuba byacitse bira n'ibintu bibaho mu nkundo bira bintu bibaho ashobora kuba nyine yacitse ko ari umukobwa wabonye niki wowe rero ikintu ugomba gukora ihute ujye kumushaka aho ari hose umuzane unamwereke gusa ntiwibeshe ngo ukore ku buriri ubikusokore agomba kubisanga uko byari bimeze wubwe agenda yicekinge kuko hari ukuntu abakobwa nyine bihuta urayagize ngo ni umukobwa uryanyemo ahita araraka bivuga byinshi reka ngende yes genda nawe ubundi bindi uraza kumbwira sawa mama ke nta cyahagarika urugendo mfite ariko ningaruka ngiye ubwanjye nkigarukira usaba ureba ibizakubaho usaba ureba ko data atabyaye imbwa noneho nzasanga iyo shati n'ibindi byose bitameshe usaba ko data atabyaye imbwa kagende buhere nk'amahembe y'inka ntabwo yimuka nanjye inka irayagira urabeshya sha twasezeranye ivangamutungo risesuye ubu ni ukugabana paso nkabaho neza nisanzura ndi umugore mwiza mfite akazi keza none ingegera iracyashaka uko ngumana nayo reka ngomba kubana n'abagabo beza bari classe nta mpamvu yo gukomezanya n'iriya mbwa y'umusega ngo yandikiriye amashuri warakoze nkonye nakumvishe nk'inkuru ikazi kambwira ngo ndege irahanutse cyangwa gipfiriyemo ubundi ngo arebe ukuntu ndyoha mu mafaranga we n'ibintu bye noneho byose nkabitunga byose njyenyine nta no kugabana sheri nk'ubu ibintu uri kunkorera ni ibiki
ubu uragira ngo bigende gute reba tuganira ubwo dore ko kuganira warambwiye ngo basi ngo dusinye ivangamutungo muhahara none reba ibintu nkoreye imbere y'abantu none se nari kubigenza gute njye naje kubihinduye ari uko byagenze bite ariko nyine nabitekerejeho nshira mu gaciro none se nimba narakwemereye biriya ariko nashize mu gaciro usanga nabyo ntago ari byo unakaye washyizemo none se tuzavanga iki wowe ufite iki none se wabyemeye uwundi utanze ntago wari nimba tuzavanga ngewe nzazana igishoro wowe uzazana iki tuvugisha ukuri wowe uzazana iki ntago rero ngiye naguhita nemera ibintu usagiye muri uriya murenge urabaza abantu bose bagiye basinya amavangamutungo muhahano n'abasinya ivangamutungo umva abo bantu nibo nyine ibyanjye n'ibyanjye nawe urambwira abantu se ngo bigende bite nyine bisobanure neza uvuge ngo urambenze ariko reke kumpemukira imbere y'abantu oya sheri wishaka kurakara uvuga ibindi ntago bibaho rwose none se sheri nari gukora iki pe narakubwiye kuva kera ngo ukunda imitungo kundusha jewe none reba nibyo wari wemeye ubihinduriye imbere twageze imbere sheri ntukabyumva ukundi ndagukunda pe ariko rero ibintu byose mba ni gukora no kugira ngo ni inyungu zacu sori gato munyatabarwaye jire murambabarira we nyine n'isheri wanjye nanjye twaje gusezerana wenda ntabwo tuziranye ariko nyine tuzi ikibazo mufite mwakigiriye mu bantu hari n'uburyo mwasabye kandi umuntu akurebye nyine abona uri umugabo wubahitse w'icyubahiro sinzi niba mwaraje mu murenge wenda mutumvikanye ibyo muzaza gusezerana nkanjye na sheri wanjye of course twasezeranye ivangamutungo risesuye uretse kandi nacyo cyiza ni nabwo ubujyanama bwiza ku bantu bagiye kubana nyine mukavanga ibyo mufite byose ubwo twagira ngo wenda nubwo turi abagenzi ntawe umenya aho bwirageze umuntu abe yabagira inama niba hari aho bishoboka cyane ko mbonye gitifu yarari gusaba etat civile na affaires sociales ngo babashakaho muri bamenye niba mwarangije kumvikana none se uje kunyigisha uburyo ngomba kwitwara ntabwo nje kubigisha uko mwitwara kwari ukugira ngo njye nk'umuntu wenda turebe mbe nabagira inama kuko gusebera ahantu nanone muhuriye n'abantu bwa mbere nk'urugo tugiye gushinga wivuga byinshi sibyo nimba wumvishe byose ahantu nakosheje ni he ko ngewe nashize mu gaciro gushyira mu gaciro rero ivanguramutungo umudamu wanjye nta kintu afite urumva ariko afite ubumenyi yarize afite diplome n'abana muzagirana ariko nanamwemereye ko nzamushingira atelier ariko urumva uwo mutungo nyine ariko urumva bizava mu mafaranga yanjye ni ngewe uzazana igishoro nazo urumva ndajya kuva umutungo muhahano gutese namwe mwumbwire muri abantu bakuze muri abantu bafite ubwenge none se ubu ngubu ni muba mugiye kubana we ntacyo azakontribua kugira ngo mugire icyo mwinjiza ibyo muzabivanga wenda hari ibyo washatse mbere nawe hari ibyo yashatse wenda nk'uko bivuga nta kintu afite ariko ejo ni muba muri kumwe ibitekerezo bye ubwenge bwe imbaraga ze please nakumvishe urakoze mwe mumenye ibyanyu ibyo mwemeje birabareba nanjye mu ndeke ndebibyanyu muranyihanganira wenda nshobora kuba mbarogoye ariko ndeta civile wahanga ku murenge turabizi nitwe twari turi kubasezeranya yego ubwo rero nari mvuganye na gitifu ambwiye yuko iminota yabahaye yarangiye ubwo nari nje kugira umenye mugeze kuwuhe mwanzuro kugira ngo tugende kumubwira nyine uko bigenda bari bacyumvikana twe nta kibazo dufite reka tube tugiye jire sawa rero n'iminota yarangiye nawe sawa warukoze ku nama zawe ariko ujye umenya ibyawe uzagira urugo ruhire jire ndumva namwe mwaza tukagenda ubwo iminota yabahaye mwayikoresheje neza kereka wenda iba ari ngombwa yuko mwaba mwahinduye umwanzuro ubwo nabwira gitifu ko muzasezerana ikindi gihe yanjye ndumva wamubwira ikindi gihe ko ntago turasasa inzobe ngo tugere ku mwana cyangwa ntabwo uri muzima ahubwo bakuroze none se mbigenze gute ko wabyanze kandi njye ntashobora gusubira kunuza nemeje iyo nafashe icyemezo nibyo kandi narabikubwiye ntuzi uragira ngo ngire ne